nigeze nkurikira ubuhamya bw'umuntu wateze itagisi, ibyo twita itagisi za modoka za mbere bitaga amaso y'inyana, ngo afite urugendo rwihutirwa, ngo yanga kumutwara, asigara arakaye atongana, ariko arihangana muri uko kurakara atega indi ya kabiri. Yari ari ahantu hitwa Zabase muri Rulindo, hanyuma iyo ya kabiri ayigiyemo rero akibabajwe n'uko iya mbere yamusize, ageze za Giti cy'inyoni ngo asanga ya yindi yamusize yayishakaga cyane. Sinzi ikinyarwanda bakoresha gushukura, buriya ni terime nziza, sinzi aho byavuye gushukura. Ariko nyine yashyushye mu mutwe, yumvaga ya yindi ya mbere ari igomba kumujyana. Ageze Giti cy'inyoni asanga ya yindi ya mbere yakoze accident, arangije anezezwa nuko yakererewe akagenda n'iya kabiri, amenya ko iya kabiri ariyo yariye. Rero urugendo rwanjye rwarakomeje n'ubundi. Abantu uyu munsi nababwije ukuri cyane kugira ngo bumve imirimo y'Imana. Hari ijambo nkunda rivuga ngo ku bwanjye, ndumva riri muri Yesaya, nzabyikorera, ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Natekereje ndavuga ariko nabaye mu murimo w'Imana, segonderi yarangiye nta mukunzi mfite, kaminuza irenda kurangira, ibitekerezo nyine by'abantu bakuru biza kunzamo, mbona ko ngomba gushaka. Kunyita rero ko Senti yaba ari sheri wanjye cyangwa za gitari, ntangira nanjye kugerageza gutereta, ariko ndagira ngo nkubwire ko icyo gihe bitaje kunkundira. Naterese umuntu wa mbere birananira. Hari igihe navuga ngo birananira, yenda abadukurikiye bakagira ngo nta bwenge nari mfite. Naramuterese ndamubwira ko namukunze, nawe arambwira ati ahubwo worosoye wabyukaga, mugani wa za ndirimbo za ba King James. Arananyemerera atanangoye rwose, ariko nyuma y'umwaka umwe yarantumiye njya kumutahira ubukwe. Abadukurikiye mbabwire ko deception atari iherezo ry'ubuzima. Mukobwa yakwanze ngo ugiye kwiyahura, uranga kujya ku kazi, hoya ugomba kumenya ko mu mugambi w'Imana uwo mukobwa utamwandikiwe. Yari wo kugira ngo muhure muganire. Uwo nguwo mutahira ubukwe, amaze kumutahira ubukwe ntereta undi wa kabiri. Utaragira ku tereta wamutahiye ubukwe mutaravuganaga, cyangwa mwarakomezaga mukavugana, cyangwa mwarafashemo pause? Muravugana akakubwira ko akigukunda. Umenya ko atakigukunda nibura ari uko ubonye invitation. Kuko bashiki bacu buriya mu bintu bashoboye kwirinda kutubabaza. Ndashaka kuguha nka testimony ntoya. Ngewe nize kaminuza nyirangiza muri 2013. 2013 nari mfite isomo ryananiye, ndi kurwana naryo. Isomo ndaryiga ryitwaga technical drawing. Mbonye rindemereye njya gusenga. Ngiye gusenga, Imana ivugana nanjye ibintu bitandukanye n'ibyo nari ndi gusengera. Irambwira ngo ahubwo kuri iyi kaminuza wahabaye ukora umurimo muri ministry, imirimo itandukanye, unezeza umutima wanjye. Urumva nari ngiye gusengera isomo rimwe ryari ryananiye, andi nayarangije mbona rirambuza kwambara ikanzu. Ahubwo Imana irambwira iti wowe nitegereje imibereho yawe hano kuri kaminuza, wahabaye mu myaka 4 unkorera, kuva mu wa mbere kugera mu wa 4, wavuze ubutumwa, ukora imirimo y'uburirimbyi, uracuranga, binezeza umutima wanjye. None mwana wanjye rero ndakugabiye. Imana ihita imbwira ibintu bitatu. Irambwira iti nguhaye akazi keza, nguhaye gutunga inzu nziza, nguhaye no gushaka ukagira umugore n'abana. Ibyo ni njye Imana ibikoze. Ikibazo cya mbere mu byo wambajije mise ngisubiza kuko hari abantu batazi ko ni Imana ivuga. Imana iravuga, ariko ivugana n'abantu bayegera bakayishaka. Ntabwo uzajya mu kabari wifitiye icupa uri kunywa ngo wumve ijwi ry'Imana rwose. Ubuse Imana ubona wajya yumva.
Yes, kanizere ko mumeze neza, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwe mukunda ibiganiro byo kuri Jimmy Inspires. Nizeye ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza mu byo murimo gukora byose. Muri kubibona turi kumwe na Evangeliste. Evangeliste kanavugitse neza. Evangeliste Ernest, umeze neza? Ya ndaho ndashimira Imana. Nejejwe no kongera kuboneka hano. Nejejwe no kongera gutanga ikiganiro ku isi yose kigamije kubwira abantu Uwiteka n'imirimo ye. Yego, hanyuma ari se turatangira udatangiye udusengerara dusengera iyo si yose abantu bakabanza bakumva ku mbaraga z'isengesho ryawe. Ya reka dutangire dushimira Uwiteka kandi dusabira umugisha n'abadukurikira, natwe ubwacu twisengera. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira ko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ifite imbaraga. Ni wowe Mana yumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza imbere yawe baguhimbaza bagushimira. Turagushimira ko uduhaye igitondo cy'umugisha, ukaba uduhaye ikiganiro cyiza cyo kuvuga izina ryawe. Dusabiye umugisha umuntu wese uri kudukurikira, uzadukurikira, abazadukurikira n'igihe kizaza, kuko iki kiganiro ntikirangira, kuvuga izina ryawe ntibirangira. Utanga umugisha, utanga imbaraga. Uwatwumva yari arwaye umuhe gukira, uwatwumva yari afite ibibazo umuhe kugira ngo bikemuke. Ushimwe ko watanze umuyoboro wo kukuvuga no kukwamamaza. Tuguhaye karibu muri gahunda yose y'iki gitondo kugira ngo ubane natwe none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Yego, haraciye iminsi tudahura ngo tuganire. Umunsi ku munsi ko duhuye mbona hari ukuntu ugenda wabaye mushya, udufaranga ngira ngo turimo kugenda twinjira cyane. Imana iri kugenda igufasha. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Ubwo iyo urebye ukuntu Imana mubanye, ukareba nyine ukuntu Imana mubanye n'ukuntu muhura n'ukuntu muganira n'ukuntu mujya muvugana n'ibyo gukorera mu buzima busanzwe, ubona uruhare rwawe cyangwa se ku byo ugeraho we harimo nk'akangahe ku ijana kawe? Urakoze. Wari urimo uvuga ko nsa neza. Hari umuntu waririmbye ngo n'aka gasura dufite ni Yesu. Ndashimira Uwiteka. Hari abantu batubona online bakagira ngo we are making money. Ntabwo ariko bimeze. Mperuka gusenga, nkunda gutanga ubuhamya, abantu bankurikira bazajya babishima cyangwa babyihanganire. Mperuka gusenga nta n'icyumweru gishize, ndi gusengera ahantu naciye bugufi nasenze, ariko ndi gusengana n'umuhanuzi mukuru ufite nk'imyaka 70. Noneho nza kuvugana, ariko mw'iyi minsi ibintu bimeze bite? Ibibazo bya essence yazamutse, ibibazo by'imibereho, ubukungu bwifashe nabi. Nza gupfukama mvuga ngo munsengere, Imana ikomeze kungirira neza no kunzamura. Imana irangije irambwira ngo wowe fata isuka uhinge. Iby'imibereho yawe ndi hariya kugira ngo mbimenye. Bishatse kuvuga iki? Imana yari ishatse kumbwira ngo ningende mbwiriza abantu ubutumwa bwiza, nkomeze gusenga, ibyo kungirira neza no kundengera n'izajya ibibazwa. Muri magambo makeya, ikibazo warumbajije nyine imibereho yanjye, ahubwo se 5% ko nagakura hehe? Ubuhamya bwanjye bwose buri frigitinga ku mirimo y'Imana, ahubwo njye mbona ari 100%. Yenda nawe uraza kumbwira, wowe wasanga ari nka 50 cyangwa batwumva batubwire. Ariko icyo ndi cyo, izina mfite, uko nsa, uko mpumeka, mbona ari 100% ari imirimo y'Uwiteka Imana. Ubwo nyine ubwo kibazo aho cyari kiri cyabazaga ngo kangahe ku ijana kawe, iyo ubirebye ubwo nta na gace ubwo bivuze ngo wowe ni 0%. Njye ni 0%, Uwiteka akagira 100%. Hari ibintu abantu bavuga ngo Imana ifasha uwifashije,
iyo ngiyo ni siroga nyine y'abantu bari mu bitekerezo bya muntu. Iyo nitegereje ahubwo nsanga umuntu ajya aho agomba kujya, akaba aho agomba kuba ari, Uwiteka akamushyigikira. Kuko iri joro cyangwa se iki gicuku hari ikiganiro njya nkunda gukora kuri channel yanjye cyitwa Umutsima wa buri munsi. Abagikurikira baraza kubyumva. Nibwo naraye nibajije, umuntu amenya ko yagiye kuryama, amenya gute ko ari bukanguke? Urumva rero ari ukuryama niyo ni Imana, ari ukugenda ni Imana. Mu kanya nari ndimo ngenda ngeze hafi za Gisimenti, mbona umuntu wataye umuhanda agonga umukindo awumaraho. Ariko wowe ni gute wahanyuze? Nta kindi rero twabasha gusobanura ku ruhande rwanjye, njye mbona 100% ari Imana ibana nanjye. Okay, icyo kibazo nagira ngo kimfashe kwinjira neza mu nsanganyamatsiko dufite uyu munsi, kuko turaza kuganira ku kuntu Imana, cyangwa se ati wari uzi ko Imana ishobora kukugeza ku bintu wowe utakwigezaho. Muri ibyo bintu wowe utakwigezaho, ubwo hanaziramo filozofi yibaza, cyangwa se haziramo ikibazo kibaza ati se ko ibyo bintu umuntu yabyigejejeho kubera Imana, cyangwa se yabigejejweho kubera Imana, ariko bagasanga hari n'abatizera Imana cyangwa se badakorera Imana iyo twe tuvuga, cyangwa se iyo uri kuvuga wenda aka kanya, bagasanga hari n'abafite ibiruti ibyo wowe wagezeho mu buryo bugaragara. Ese ibyo bintu umuntu yageraho kubera Imana umuntu atakwigezaho, ubwo bivuze ngo ni uko uba uyizera kugira ngo ibikugezeho. Wa wundi utayizera we yabigezwaho n'iki? Ibyo bintu Imana yakugezaho utakwigezaho ari byo tubanza guheraho, ni ibihe? Urakoze. Iki kiganiro tugiye kwifashisha ibihangano by'abandi, ariko ubwo tutabicuranze nta kibazo. Ndagira ngo ngaruke ku ndirimbo y'umuhanzi Dominique Nick ivuga ngo mu buzima hari ibintu tugeraho. Iyi ndirimbo yigeze inzamo no kuri graduation ndangiza university niga kaminuza. Hari abantu bagraduatinga bagafata ibitabo bagacagagura bakajugunya, bagakuramo imyambaro bagasigarana amasengeri. Ukumva umuntu ari gucelebratinga ngo turabikoze mani, ngo turabikoze. Dominique Nick rero yahise baririmbira indirimbo nakunze. Iyi ndirimbo ndacyayikunda, nzaguma no kuyikunda nyiriho. Ngo mu buzima hari achievement cyangwa se ibintu tugeraho, umuntu ugasanga ari kubifata nk'ibisanzwe. Ijambo ry'Imana rero ndarikunda, kuko Imana yo ikunda bari mu isi ku rwego imvura igwa ikagwa mu mudugudu runaka, mu kagari runaka, abantu barimo basenga, bakijijwe n'abadakijijwe, ntigende isimbuka ngo igwe ku nzu imwe ahandi hasimbuke, ngo igushirize imvura ababi n'abeza kuri yo. Abo twe tubona ari babi twajugunya, Uwiteka bakibafitiye umwanya wo kubategereza, avuga ko bahinduka. Hanyuma rero achievement ziraza, ukabona igihugu gifite amahoro. Hari ibihugu bibamwe intambara, tumaze iminsi tubona Ebola muri Kongo, abantu bashize. Noneho ngo tukabifata nk'ibintu bisanzwe, umuntu ugasanga ari kuvuga ngo ibi byari bikwiye kubaho. Urumva ngo naravutse bashyira muri nasari, bashyira muri primary ndiga, ndangije kaminuza, ngo vraiment donc ngo wow. Ugasanga umuntu ari kwirenza amacupa, aragenda yandika 8 ngo ibi byari bikwiye kubaho, ariko hari Imana ibibiri inyuma, akaba ari yibikora. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nubwo utigeze kumenya, ariko nzakugirira neza. Imana ibwira Kuro. Mu magambo make, umuntu wese udukurikiye, yaba yaramaze gukizwa yaba atarakizwa, ndashaka kumubwira ko ibintu byose dufite, izina dufite, igihugu dufite, itorero, abo turi bo, hari Imana isumba byose yabikoze. Niyo mpamvu aba ari ngombwa gufata umwanya wo gushimira Imana no kuyicira bugufi. Ubwo rero niho haziramo gucangana, ko urumva n'urugero, ubwo Imana niba twese tugirira neza, kandi ugasanga harimo abatayizi, nyine bidataba nyine itabatwarira umwanya, reka mbivuge mu buryo bwiza. Ubwo
muri ibyo byiza bindi byo rero umuntu we atakigezaho, kuko niyo ikiri insanganyamatsiko uti hari wari uzi ko Imana hari ibintu ishobora kukugezaho wowe utakwigezaho, nabyo reka tubyinjiranemo. Mu byo umuntu atakwigezaho ni ibyo se n'ayo mashuri, kuko ayo mashuri hari abayageraho kandi nabo batifashishije iyo Mana uri kuvuga. Tuvuge ko uri kuvuga ko njyewe buriya hari akantu nigeze gusobanukirwa cyangwa se nigeze kumva, iyo umuntu avuze Imana biterwa n'iyi Mana umuntu ari kuvuga. Ngira ngo nawe ibyo wenda urabizi, kuko hari abantu bavuga Imana y'u Rwanda, hari abavuga Imana y'Abahinde, Imana zigiye zitandukanye. Ariko iyo umuntu aba ari kuvuga, twebwe iyo tuba tuvuga cyangwa se wenda iyo ngiye ndi kuvuga ndizera ko wenda nawe ariyo wizeye cyangwa se ariyo wizera, ariyo mpamvu rero ndi kubaza nti ese iyo Mana ni ibihe bintu Imana ishobora kukugezaho umuntu atakwigezaho, kubera ko turi gusanga hari n'abantu batizera Imana bari kubigeraho. Ese ni ukubera yuko ari Imana igirira neza abantu bose, nabwo iyo itabayo ntibari bubyigezeho, ntibari bubibone? Aho ngaho ni ibiki bimwe mu byo umuntu ashobora kuba yagezwaho n'Imana umuntu ataba yakwigezaho? Aha turifashisha ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nabateguriye njya kuza numvishe twaganiraho mu rwandiko rwandikiwe Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6. Hari amagambo meza avuga ngo ntimukiganyire, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ndetse ibice 3 umurongo wa 10 naho hari amagambo aryoshye avuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Amen. Iyo tuvuga imirimo y'Imana tuyivuga mu buryo bubiri. Hari ibyo Imana itanga tukiri ku isi, ndetse ibyo iduha tukiri ku isi tukanabihasiga, kuko iyo umuntu apfuye ntabijyana. Hari umuhanzi witwa Bose Babireba warebye abona abantu benshi badakunda gusoma Bible baririmbira iyo ndirimbo ngo mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo, ngo kuko iyo umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'abandi batabikoreye. Iyo ni imirimo y'Imana twakwita ibikorwa biboneka ku maso ya buri muntu Imana idukorera turi mu isi. Nibyo nakubwiye, Imana ikaduha igihugu cy'amahoro, Imana ikaguha umuryango, ibintu bitandukanye. Hari n'ibikorwa byitwa byihariye. Ibyo ni ibikorwa Imana ikorera abantu bakiranuka, abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bakabatizwa, abantu bakunda gusenga, abantu baba imbere y'Imana, abo Bibiliya yita abakiranutsi b'Imana. Ijambo ry'Imana rikabavugaho rikavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ibyo ni ibiki rero? Igihembo cya mbere nyamukuru, ukubona twicara kuri kamera twirukanka tuvuga ubutumwa, ukubona tuzenguruka mu nsengero, ukubona dukora inshingano zacu mu kazi n'ibindi, hakabaho kwitanga. Igihembo nyamukuru nk'uko ubona abantu muri iyi minsi, ndi gukunda kuvuga ku gikombe cy'isi kuko abantu barimo barakina. Igihembo nyamukuru, igikombe nyamukuru ni ubugingo buhoraho, umuntu nyuma y'ubuzima akazaba mu ijuru. Ariko hari ibindi bihembo byitwa motivation award, bigaruka ari nka tools dukoresha ariko bikaba ari nka motivation award. Ni ibihembo byitwa guhabwa umwuka wera ukiri mu isi. Ubukire bwa mbere kuri njye nka evangelist mbona ari umwuka wera. Guhabwa umwuka wera ukiri ku isi, ugatunga agakiza ukiri ku isi, ukabaho ubuzima bwubaha Imana. Izo ni motivation. Hakaziramo n'impano z'umwuka wera, ni byinshi. Reka mbe brief kugira ngo nsubize ikibazo cyawe. Rero icyo abantu bakijijwe barusha abandi, hari umugabo twaganiriye ambwira ikintu cyitwa gupfa kabiri ngo nk'amakara. Umuntu udukurikiye amenye ko ashobora gutunga imodoka adasenga atanakijijwe, n'umuntu usenga unakijijwe akayitunga cyangwa ntayitunge. Ariko gupfa kabiri nk'amakara ni ikibazo. Iyo udakijijwe utaramenya Imana hano mu isi, uba uri umuntu wapfuye, uba warapfuye rwose. Hanyuma kandi nyuma y'ubu buzima bw'abandi bazaba bagiye kubaho. Ubwo iyo uvuze ngo aba yarapfuye kuki?
kuko urumva bivuze ngo yarapfuye kandi turi kugendana, nanone hari umuntu uba ukeneye ngo tubisobanure biri deep. Bivuze ngo umuntu yarapfuye kandi turi kumwe ku isi. Iyo tubwirije ubutumwa bwiza umuntu akihana agahindukira, tuvuga ko azutse akaba abayeho. Umuntu rero udafite Kristo, utarakizwa, abagenda, ariko nibyo Bibiliya yavuze ngo ufite izina ry'uko uriho ariko warapfuye kera ntakubona. Avantage rero yo gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ni uko ufite ubugingo buhoraho uzahabwa, kandi no ku isi Imana ikubona nk'umuntu uriho. Hanyuma rero ukagira ubukungu bwa mbere, Umwuka Wera. Umwuka Wera yigisha ubwenge, akagusirimura, akakwigisha kubaho udasinda, udakora ibyaha, utiyandarika. Ibihembo rero by'Imana, igihembo nyamukuru uzakibonera mu ijuru, ariko no mu isi uba ufite motivational award, impano zo kugufasha n'ibindi bitandukanye. Ndumva ari uko twatangira tubisobanura, ariko ntago turi buze kugarukira aho ngaho, kuko mu buhamya turi buze guha abantu turaza kubona ko nubwo ibyo byose abantu babifite, ariko hari ibyo umuntu ashobora gutunga ari nk'igihombo kubera ko bitaturutse ku Mana. Uko tubiganiraho biraza kugenda biza. Ndaguha nk'urugero, dushobora kujya ku isoko twembi tukagura amagi y'inkoko. Wowe ukagura amagi yapfuye, nubwo uri kureba inyuma ukabona ari amagi, ukagura nk'amagi 10 yapfuye. Njyewe nkagura nk'amagi 10 mazima. Twagera mu rugo twajya guteka, nkateka umureti tukarya n'abana banjye, wowe wateka ugasanga biranuka, umena igi ryose usanga ryaraboze. Ibyo ngibyo bibwiye umuntu udasenga, arakubwira ati wowe wagize amahirwe ugura amagi meza. Ariko ku muntu usenga uhita ubona ko hari Uwiteka wakuyoboye ku magi meza, undi akagira igihombo. Ubwo ntanze urugero ku magi, ariko hari n'ibindi uko ugenda umbaza ndaza kuguhaho urugero. Ugasanga Imana idatanga agakiza gusa, ahubwo itanga n'ibintu bizima. Ariko se nanone aho ngaho si twavuga yuko ko niba n'urugero use nta mukristo ushobora no kugenda, cyangwa se umuntu usenga nawe akagenda kandi akisanga yaguze ayo magi ameze gutya? Ntabwo byabaho. Ubwo iyo bibayeho bihita biba ko ari uko Imana yatumye twese bitubaho. Hari ibyo turi buze kuvugaho. Turimo turavuga kuri topic ikomeye y'imirimo y'Imana, tubwira abantu ko nta kintu wageraho udafite Yesu, kubera ko Yesu akora ibintu binini kandi bigari. Uyu Yesu rero ni Yesu utanga amasezerano akayasohoza, ariko amasezerano ye akajyana n'imibare, akajyana no kwigisha abantu be. Ndaguha nk'urugero, uyu munsi ushobora gusenga Imana, abadukurikiye babe maso bakurikire neza. Uyu munsi ugasenga Imana, Imana ikakubwira iti mwana wanjye nguhaye amafaranga menshi. Ndashaka kukubwira ko abantu bagendana n'Imana bahora biga. Umuntu witwa Petero nta kaminuza yari yarize, nta PhD, nta doctora, ariko yabanye na Yesu mwiriya myaka 3 n'igice y'ubutumwa bwa Yesu. Yesu agiye kugenda, mu gihe bamaze bigana, amusigira Umwuka Wera. Ariko before cyangwa mbere y'uko amuha Umwuka Wera, Petero yanyuze mu ishuri rikomeye kugira ngo againinge ubwo bumenyi. Umwuka Wera uje rero ufigisinga ibyo Petero yiganye na Yesu, arangije ajya kwigisha ku ikubitiro, avuze ijambo rimwe yihanisha abantu barenga 2,000. 3,000 bihita byihana. Ndumva ari 3,000. Hanyuma akomeza no kuvuga ubutumwa, noneho abantu baricara bakora inama, baravuga ngo ariko uyu muntu ni gute ari ku addressinga community? Afite PhD harya? Basanga ntayo. Afite se doctora? Basanga doctora na PhD ntacyo afite. Ese afite bachelors? Basanga nta kintu afite. Noneho babaza ikibazo, Petero ari kwigisha community yacu akayihindurisha iki? Basanga ngo Petero yigishijwe na Yesu. Aribwo yababwiraga ngo wa Yesu mwishe mukamubamba niwe uri gukora ibingibi binyuze muri power cyangwa mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndashaka kukugerera ahantu hakomeye rero havuga ko Imana ihaye umurokore cyangwa umunyamasengesho, umuntu usenga amasezerano. Imana igira n'amashuri agendana n'amasezerano yayo.
niyo mpamvu abantu batari abateolojiye cyangwa batacukumbuye Bible bakubwira ngo iyi Mana ngo ivuga ku musozo ngo ikavuga mu myaka 5 ngo ariko hagati ikahaguhisha. Bisobanuye ko ikwemerera amafaranga mu gihe cy'imyaka 5, ariko guhera ku uyu mwaka wa mbere kugera ku wa 2 cyangwa wa 3 ushobora gusanga hari mu ishuri. Mu ishuri rero ry'umuntu usenga ubana n'Imana, uzajya unkurikira cyane iyo ngiye kugusubiza ngira ibintu nshingiraho. Hari igihe umwe ashobora kugira ngo nabyibagiwe. Iyo ugendana n'Imana ukabana nayo mu ishuri ryayo, haba hari aho ushobora kuzagura nawe ayo magi atameze neza. Ya mafaranga wabwiwe ukabanza ukamara umwaka wa mbere ahubwo nayo wari ufite ukayabura. Uwiteka Imana yigisha umuntu agaciro k'ifaranga, akigisha umuntu agaciro ko gufasha, yarangiza akabona kumuha ya mafaranga. Aho ngaho rero niho umuntu ashobora kugeragezwa. Uretse ko habaho kugeragezwa Imana ifite icyo ishaka kukwigisha, ariko ubundi Imana ni Imana ikora ibintu binini. Abadukurikiye barakumva ko impamvu bameze nkaho ngiye mbaza ibibazo bitandukanye n'ibisubizo uri yari buze gutanga, ni ukugira ngo nyine ikiganiro gifashwe kugira ngo n'ubyumva abyumve, kuko ntabwo tuba turi kubwiriza, tuba turi mu kuganira kandi tuganira ijambo ry'Imana rifite icyo ryafasha muri we. Kuko hari igihe ashobora kumva ibyo tuvuze akagira ikibazo yibaza akabura ukimusubiza. Niyo mpamvu icyo kibazo nk'iyo nyumva cyangwa se iyo numva ibyo udusubiza ngeraho nkamera nk'umuntu nyine wibaza nanjye ibyo bibazo, kuko umuntu wese agira ukuntu yumva ibintu. Buriya umuntu avuze ikintu, uburyo abantu bakira ibintu baba bitandukanye bitewe n'uko barezwe, bakuze, bigishijwe, n'uwabigishije. Impact za community bakuriyemo cyangwa se babamo nayo igira influence mu buryo bakira package bahawe. So niyo mpamvu rero ngenda nkomeza kubaza ibibazo, ariko still nibajije ubwo niba n'urugero umuntu wasenze cyangwa se umuntu usenga agira ishuri anyuramo rifite aho rihurira n'ibisa n'iby'umuntu udasenga, rikazana nyine ibintu bitari byiza kuri uwo muntu udasenga. Ni urugero kuba dutanze urugero rw'amagi, reka nanjye rwo ngumaho. Uravuga uti iyo ngiye ku isoko ndi umuntu usenga, uwo udasenga ushobora kugenda ukagura amagi atameze neza, ariko usenga akazana amagi ameze neza, ari kubera ko yasenze Imana ikamuyobora. Hari naho nibaza se umuntu utasenze we ntashobora kugenda akazana yameze neza, atanabwiwe n'Imana, nta n'umwuka wamuyoboye, kuko n'ubundi ntawe ari gukorana nawe. Ariko uyu ukiranuka nawe akaba yazi, cyangwa se usenga nawe akagenda akazana yatameze neza, aho rero niho hari haziyemo yuko ashobora kunyura muri iryo shuri. Ariko tukibaza none se ubwo ni ryari umuntu akwiye kuvuga ati imbaraga z'Imana cyangwa se Imana impact yayo yakoze muri iki gihe? Ese impact y'Imana ubundi umuntu ayibona ryari? Ko ari abasenga nyine wabigarutseho, ari abasenga imvura irabagwira, n'abadasenga imvura ikabagwira. Ni ryari umuntu akwiye kwita kuri kwa gusenga kwa wa muntu nyine, kugira ngo hazemo itandukaniro? Kuko itandukaniro niryo ndi gushaka cyane. Niba bose bashobora simvuze ko wenda batumva amasengesho cyangwa se adafite agaciro, ariko ndi gushaka kumenya iri tandukaniro rizaza ryari, rigaragarira buri muntu wese. Itandukaniro rigaragarira buri muntu wese rivuga ngo Elimani kubera ko asenga, njye nkaba ntasenga. ABCD. Itandukaniro dore ngiri n'ukubona zaribone mu ntuza mu mibereho yawe, bidahuye n'imbuto, kuko imbuto zo zitandukanye n'intuza. Kuko imbuto ni ibintu umuntu ahitamo gukora akitandukanya n'undi muntu, ariko noneho ibikubaho bitandukanye na wa muntu, bigaragaza ko ukorera ko wasenze. Urakoze. Hari ibintu abavugabutumwa twanze mu minsi yashize, ariko ndumva bije. Hari ibintu twanze tutagombye gukora inama. Umuntu yajyaga imbere akavuga ngo ariko Imana irakora ngo cyangwa ntikora. Noneho akongera akibaza ngo ese ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ngo uyu muntu se ngo imuhe umugisha ngo cyangwa uyimwime. Akenshi abantu basubiza ko ikora, bagasubiza ko ishoboye, ariko hari n'abashobora baramutse bavuze ngo ntiwumuhe. Ikibazo mbajije ndacyumvise neza. Urashaka kumbaza, uri kubariza abantu badukurikiye utese Imana ikora ibitangaza? Igisubizo ni yego, Imana ikora ibitangaza. Nubwo twavuze ko itugushiriza imvura twese, tukavuga ko igira gute, tukavuga ko igira gute,
ariko hari abantu bashobora kumirwa bagashoberwa kubera ko batarakizwa. Na Yakobo byamubayeho, yariganyije umugisha ntiyihana, Imana imujyana i Harani ajya kwigirayo ishuri ry'ubuhungiro. Uko yatinze kwihana niko yakomeje gukubitika, ariko yihannye Imana yamuhaye umugisha, imurinda kwicwa na mukuru we, arinda ataha asubira mu gihugu. Ndashaka kuguha nka testimony ntoya. Ngewe nize kaminuza nyirangiza muri 2013. 2013 nari mfite isomo ryananiye ndi kurwana naryo. Isomo ndaryiga ryitwaga technical drawing. Mbonye rindemereye njya gusenga. Ngiye gusenga Imana ivugana nanjye ibintu bitandukanye n'ibyo nari ndi gusengera. Irambwira ngo ahubwo kuri iyi kaminuza wahabaye ukora umurimo muri ministry, imirimo itandukanye, unezeza umutima wanjye. Urumva nari ngiye gusengera isomo rimwe ryari ryananiye, andi nayarangije mbona rirambuza kwambara ikanzu. Ahubwo Imana irambwira iti wowe nitegereje imibereho yawe hano kuri kaminuza, wahabaye mu myaka 4 unkorera kuva mu wa mbere kugera mu wa 4, wavuze ubutumwa, ukora imirimo y'uburirimbyi, uracuranga, binezeza umutima wanjye. None mwana wanjye rero ndakugabiye. Imana ihita imbwira ibintu bitatu. Irambwira iti nguhaye akazi keza, nguhaye gutunga inzu nziza, nguhaye no gushaka ukagira umugore n'abana. Ibyo ni nge Imana ibikoze. Ikibazo cya mbere mu byo wambajije mise ngisubiza kuko hari abantu batazi ko ni Imana ivuga. Imana iravuga, ariko ivugana n'abantu bayegera bakayishaka. Ntabwo uzajya mu kabari wifitiye icupa uri kunywa ngo wumve ijwi ry'Imana rwose. Ntabwo uzaba uri gusambana ngo wumve ijwi ry'Imana. Iyo wegereye Imana rero iravuga kandi ikavuga ibintu bikora ikinyuranyo, ukazabona ko ari Imana yabikoze. Ndashaka kubwira umuntu udukurikiye ko Imana ikora kandi ibyo itubwiye ikabishyira mu bikorwa, ariko hagati yo kugukorera icyo yakubwiye n'igihe ikikubwiriye hacamo umwanya wo kukurera, kandi Imana ntabwirira abajeyi. Hanyuma rero nararangije 2013 rya sezerano ndihawe, mbanza no gutekereza byinshi cyane. Ni gute mpawe isezerano ry'umugore, inzu, akazi, kandi nari ndi gusengera isomo rinkomereye. Iryo somo nta n'iki Imana yarivuzeho kandi nararitsinze. Narasohotse rero 2013 ndastragoringa mpera mu turaka. Ahangaha rero niho Imana ibera Imana, kandi uko tuvuga ko Imana ikomeye niko n'ijuru naryo ryemeza ko rifite abantu bakomeye. Uzi impamvu ijuru ryemeza ko rifite abantu bakomeye? Ni ukunyura mu bibazo byazanywe n'Imana kugira ngo ikubake, igukuze, ukabitambukamo, ukabisohokamo. Naje rero ndastragoringa kugeza ubwo 2022 mu kwa 9, ubwo umuntu uzi kubara yambarira imyaka irimo. 2013 mpawe isezerano ry'inzu nziza, mpawe isezerano ry'akazi, umugore mwiza wakoze kunyunganira, n'abana beza. 2013 ngiye mu biraka, ndapfundikanyije, mbayeho nabi, inzara irandiye, mpembwa udufaranga dukeya. Sometimes hakaba n'igihe njya mu kizami nkataha ntagitsinze, ariko isezerano rihari. 2013 2022 ubwo difference ni imyaka 9. Nyuma y'imyaka 9 ngenda nca mu buzima butandukanye, Imana igenda isobanurira inyigisho ibyo ndi gucamo. Nyuma y'imyaka 9 nza kubona akazi, ari nako nkora uyu munsi. Nza kubona inzu Imana yambwiye gushaka, aho birumvikana nashatse 2017, urugo ndarufite. Imana rero irakora, Imana iravuga, aho ivugira ni mu gusenga, ni mu kuyegera, ni mu gukiranuka, kandi igatanga ikimenyetso. Hari igihe twari kwigumira nko ku magi, urumva amagi ni akantu koroshye umuntu ntatwumve neza, ariko nk'ubwo buhamya nguhaye ni ikimenyetso kikwereka ko hari n'ibintu n'ibi bisanzwe
bitari ubugingo n'agakiza n'umwuka wera gusa Imana ishobora gukorera umuntu kandi ikabigaragaza. Mu bujyanye no kuba umuntu yabona umukunzi, wenda twari turi kuvuga ku mibereho y'ubuzima busanzwe, ariko reka kubibana no ku buryo umuntu yabona umukunzi, ko abantu bose babona abakunzi. Ni uruhe ruhare Imana yagira mu kubona umukunzi kwawe cyangwa se k'umuntu, ku buryo batabyishoboza ariko Imana ikabimufashamo? Urakoze. Bajya bavuga ngo nta buyobozi ngo butava ku Uwiteka, ngo mwubaha ababayobora n'ababakoresha. Umuntu wese uri kutwumva afite umugore, amenye ko nta mugore wabona Imana itagushyigikiye. Umuntu ashobora kubwira ati ntabwo nagiye gusenga ngo numve ijwi ry'Imana, ntabwo naryamye ngo ndote, ariko Imana iba yaragutoranirije uriya mugore. Hari umuntu wigeze utuganiriza mu buzima busanzwe, nari nkiri umusiribateri ari kuduhugura, aratubwira ngo umukobwa uzakubera umugore niyo akwitabye kuri telefone urabyumva. Umukobwa uzakubera umugore iyo aguhobeye urabyumva. Bajya bamwita bakumva umugore urimo. Urumva Erimani we banza ataratangira no gutereta aracyari muto, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu ari byo. Ibyo byose aba ari ibimenyetso bikwereka ko Imana yakuremeye umuntu. Ahubwo njya ngira agahinda cyane k'umuntu ushaka umugore witereteye, ukajya kumusaba ugaca muri za dote zinaniza kuriya, hanyuma wamugeza mu rugo kandi ukamwanga. Yenda iyo topic uyandike tuzayiganiraho, turebe impamvu n'inkomoko y'inzangano zo mu rugo ku bantu babana. Ariko nk'uko wambajije ku buzima bwanjye, njye mbona ibintu byose Imana ijya indwanira intambara. Rero waba waragiye ugahita umutereta bikemera ugahita unamubona, ntuzavuge ngo ni imbaraga zawe, ngo mani ngo ndakaze, ngo nzi imitoma, ngo ngiye ngo sinoroshye, ngo nagiye gutereta umukobwa ngo ahita nyemerera. Reka da. Imana iba yagushyigikiye ahubwo ikabyihutisha bitewe n'umugambi wayo kuri wowe. Kuko Imana mu byigena burigena n'igihe uzashakira. Uyu munsi nuza kubona umusore nk'ubu ngewe imyaka mfite, urabona ko ndi umupapa. Ubu hari abasore bakiri singo banduta batarashaka. Uyu muntu ntuze kumuseka ngo umutere amabuye, kuko mu mugambi w'Imana kuri uyu muntu hashobora kubamo gushaka atinze. Sasa hari n'abantu bakora bazajya baguha ubwo buhamya, umuntu akavuga ati reka nimariye vuba vuba ndashaka kubyara abana banjye nkiri mutoya nkabirangiza. Umuntu akimariya muri 2005 ngo kugira ngo abyare abana vuba ngo arangize ngo ubundi ngo ajye mu bindi, akazageza 2030 nta mwana n'umwe arabona. Umugambi w'Imana kuri uwo muntu aba ari ukumuha umwana akuze bitewe n'impamvu y'Imana. Ba bandi bashyingiwe nyuma yawe bakajya bagutumira baje kubahemba, bakagukoreraho tuwa, ukazajya kubyara uwa mbere bo bafite nka 5. Hanyuma rero tugarutse ku mirimo y'Imana mu rukundo cyangwa kubona umukunzi nk'uko warumbajije, ibyo ngiye kukubwira ni ubuhamya bwanjye. Ntago madamu yabintumye, niyo mpamvu mvuga ibinyerekeyeho. Njyewe nari umusore mba kuri kaminuza, nakunze kuba muri ministeri nyine y'abaririmbyi, nkora umurimo w'Imana ku rwego n'abantu twabanye bajyaga bashaka kureba ngo sheri wanjye bakamwita Senti. Nabaga muri keyboard cyane, nkunda gucuranga, bamwe bakanyita DJ producer. Narabikundaga kandi nari mfite talent yabyo. Nshobora kuba naranditse indirimbo ntazi n'umubare wazo. Korali nanyuzemo zo sinazibara ngo nzirangize, izo nagiye ntoza. Hanyuma rero twenda kurangiza guhera mu wa 3 mu wa 4 nibwo natekereje ndavuga ariko nabaye mu murimo w'Imana. Segonderi yarangiye nta mukunzi mfite, kaminuza irenda kurangira, ibitekerezo nyine by'abantu bakuru biza kunzamo, mbona ko ngomba gushaka. Kunyita rero ko Senti yaba ari sheri wanjye cyangwa za gitari, ntangira nanjye kugerageza gutereta. Ariko ndagira ngo nkubwire ko icyo gihe bitaje kunkundira. Gutereta umuntu wa mbere birananira. Hari igihe navuga ngo birananira, yenda abadukurikiye bakagira ngo nta bwenge nari mfite.
naramuterese n'ino nkuru naramuterese ndamubwira ko namukunze nawe arambwira ati ahubwo worosoye wabyukaga mugani wa za ndirimbo za ba King James arananyemerera atanangoye rwose ariko nyuma y'umwaka umwe yarantumiye njya kumutahira ubukwe abadukurikiye mbabwire ko deception atari herezo ry'ubuzima mukobwa yakwanze ngo ugiye kwiyahura uranga kujya ku kazi hoya ugomba kumenya ko mu mugambi w'Imana uwo mukobwa utamwandikiwe yari wo kugira ngo muhure muganire uwo nguwo mutahira ubukwe amaze kumutahira ubukwe ntereta undi wa kabiri utaragira ku tereta wamutahiye ubukwe mutaravuganaga cyangwa mwarakomezaga mukavugana cyangwa mwarafashemo pause muravugana akakubwira ko akigukunda umenya ko atakigukunda nibura ari uko ubonye invitation kuko bashiki bacu buriya mu bintu bashoboye kwirinda kutubabaza no kubyirinda z'ubwo cyaba bari kukubikira kukubabaza byajya ibyo bita silent killing nyine niyo mpamvu rero ikimenyetso kizakwereka ko uri umuntu w'umugabo ngo turimo tunaganira nyine nk'uko wabivuze ntabwo tuba tubwiriza tuba tuganiriza abantu ariko tubazana ku Mana ikintu kikwereka ko uri umuntu w'umugabo ushobora gutunga urugo nuko rya jambo nabigishije ryitwa kwihangana ubasha kurifatisha ukarikura muri Bible ukarishyira mu mutwe wawe umuntu rero utazi kwihangana igipimo cya mbere ubibonera mu rukundo iyo uri gutereta wabwira umukobwa ko umukunda yaguhakanira ugahita ugenda uri rukarara utariye ubwo igikoma kiba kiri kugushiramo ejo wabwira undi yaguhakanira ukavuga uti ku isi twarahageze mugani w'aba bahanzi this is how life is none ukavuga uti reka nihangane ukarya ugomba kumenya rero ko n'umuntu mwakundanye mukaba mutabanye ugomba kumutahira ubukwe ukanamutwerera ntabwo nabutaha rwose ubwo rero urumva ko sinzi kubeshya ntabwo n'aba ex banjye ntibajya bantumira ngo mbatahire ubukwe urumva rero ko ugifite ikibazo ubwo rero urumva urwo rugendo rwanjye ubwo ku isi nanjye nari mpageze urumva maze igihe mba mu murimo w'Imana nkorera Imana umuntu uri kutwumva we yaravuga ati njye ndi Imana kubera ko wabaye mu murimo w'Imana igihe kinini ugakorera Imana nari guhita ngufasha umukobwa wa mbere uterese nkamuguha ariko nigeze nkurikira ubuhamya bw'umuntu wateze itagisi ibyo twita itagisi za modoka za mbere bitaga amaso y'inyana ngo afite urugendo rwihutirwa ngo yanga kumutwara asigara arakaye atongana ariko arihangana muri uko kurakara atega indi ya kabiri yari ari ahantu hitwa Zabase muri Rurindo hanyuma iyo ya kabiri ayigiyemo rero akibabajwe n'uko iya mbere yamusize ageze za Giti cy'inyoni ngo asanga yayindi yamusize yayishakaga cyane sinzi ikinyarwanda bakoresha gushukura buriya ni terime nziza sinzi aho byavuye gushukura ariko nyine yashyushye mu mutwe yumvaga yayindi ya mbere ari igomba kumujyana ageze Giti cy'inyoni asanga yayindi ya mbere yakoze accident arangije anezezwa nuko yakererewe akagenda n'iya kabiri amenya ko iya kabiri ariyo yariye rero urugendo rwanjye rwarakomeje n'ubundi abantu uyu munsi nababwije ukuri cyane kugira ngo bumve imirimo y'Imana hari ijambo nkunda rivuga ngo ku bwanjye ndumva riri muri Yesaya nzabyikorera ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa ubwo ndimo ndabwira nyine abasiribateri bari kutwumva Imana ishaka ko ugomba kuba aho ugomba kuba ubundi ibindi ikazabyikorera urugendo rwanjye rwarakomeje maze kuva mu bukwe bw'uwo mvugisha n'undi wa kabiri undi wa kabiri nawe ntibyakunda mvugisha n'undi wa gatatu taza kugira ngo ibintu byaranyoroheye narakubititse cyane mvugisha n'undi wa gatatu gusa hari ikinyuranyo cyanjye wavugishaga abo bakobwa nanjye ubu kuko icyo gihe nabaga mu miziki ya gospel ariko
ntago nabaga muri minisiteri y'abanyamasengesho nk'uko nguko umeze witote. Hanyuma rero uwa gatatu nawe birananira, ubwo nigaga mu wa gatatu segonderi. Urumva umuvuduko nari mfite, numvaga no mu wa gatatu ahubwo nashaka, ariko Imana yikareba ikabona mu wa gatatu, sorry navuze segonderi, kaminuza, ikabona mu wa gatatu wa kaminuza ntashaka. Ariko njye nkumva nagira umukunzi mu wa gatatu wa kaminuza, Imana ikabona nta fiance nagira mu wa gatatu wa kaminuza, ariko ibyo simbimenye. Hanyuma rero abakobwa batatu bose bimaze kuncanga binaniye, naragiye ndiyicarira kabisa, ariko nsenga isengesho. Umuntu uri kutwumva ntukicare gusa nta kintu wakoze. Iyo umuntu ategereje amafi aba yajugunye mu ishundura, akavuga ati maybe ko nza kugira ikintu nzamura, ariko Imana niyo ibigena, ariko ishundura nagize gute, nazijugunye. Nicaye ahantu hamwe, ugira se ngo nanasenze bimwe abantu bamenyereye, gufata bira n'igitabo cy'indirimbo ukaririmba amakorasi menshi. Naricaye nk'uko twicaye, gusa nta muntu twari kumwe mbwira Imana, ngira ikintu nibwirira Imana. Ndayibwira ngo Mana, urabizi ko twakoranye umurimo kuva mu buto bwanjye, urabizi ko ngeze igihe cyo gutangira kwitegura uburyo nzabaho nk'umupapa, ariko mbuze umukobwa. Nyibwiza ukuri, ubwo nabyo tuzajya tubiganiraho, ikintu cyitwa kubwiza Imana ukuri. None rero wa Mana we, uburyo nzabona umukunzi ndabiguhariye, uzandwanirire, ubundi ndicecekera ndatuza. Umunsi umwe rero ngiye muri vacances, turangije kwiga ngiye mu gihe cy'ibiruhuko, nibwo nagiye ahantu, Imana ihanzanira umukobwa. Nari niyicariye ahantu runaka ndi mu karuhuko, umuntu aza ari gushaka undi. Ibyo bintu byumve cyane. Icyo ni igisubizo rero cy'Imana. Igisubizo cy'Imana ntago wakibara ngo kimenye, igikora mu buryo bwacyo. Umuntu aza ari gushaka undi, arambaza ngo kanaka ntawe unyuze ahangaha. Ariko uraho, ndamusuhuza ati muraho, ati ndi gushaka runaka umeze gutya na gutya. Ndamubwira nti ntawe nabonye. Ndamubaza nti ariko se muri bande? Nibwo yanyibwiye mukorera hehe, muba hehe. Anyibwiye nsanga ahantu nize tronkome, nawe yarahize. Duhana nimero za telefone nk'abantu bize mu kigo kimwe, kugira ngo tuzajye tugira igihe cyo kujya kuvuga ubutumwa mu icyo kigo. Niyo yari intego cyangwa ibintu by'Imana rero, ibintu Imana idukorera, iyo ushatse kwinjira mu mugambi w'Imana kuri wowe ngo uwumenye cyane, ukigira bamenya cyane, Imana niyo ya mbere izi kukubita icenga, igukorera ibintu ku buryo hazavamo ishimwe uzavuga. Ukagenda ubona ko ibintu ari Imana yabyubatse. Izo nimero najyanye, nawe akajyana izanjye, byaje kurangira uwo nguwo ari wa mukobwa nabwiriye Imana kuri kaminuza ko nubwo nzi kuvuga imitoma. Urumva umuntu wandika indirimbo agacuranga ntabwo yananirwa kuvuga imitoma. Nakundaga indirimbo, nshobora gukora ibintu byinshi, nkandikira n'umukobwa indirimbo nkaba nayimuririmbira, ariko biza kurangira naniwe. Imana inyereka ko imbaraga zanjye, ngeze no ku gisubizo cy'ikibazo cyawe, imbaraga zanjye zidashobora kumpa umugore ngo nubake urugo rukomere. Biza kurangira uwo muntu avuyemo umugore wanjye, n'uyu munsi ubu niwe turi kumwe. Ndatekereza ko noneho umutima wawe uguwe neza ku gisubizo nguhaye no ku testimony. N'umuntu twumva rero atarashaka, akaba yibaza uburyo yabona umukunzi. Ukabona abakobwa barahari muri quartier mu gihugu ubamo, ariko ukabona wabuze umukobwa mwahuza ngo wubake urukundo ushake. Icara ahantu hamwe, Imana ikunda umuntu wihererana nayo akayibwiza ukuri, akavuga ngo njye simbashije, ndagira ngo ushoboze undwaneho. Hanyuma rero ukomeze ugende. Kujugunya urushundura harimo kugenda warashoboye warumiwe, ariko ukagenda. Nabwo nuguma iwawe mu cyumba, nta bakobwa baba mu cyumba cyawe. Ndumva ari ibyo. Agenda aho abakobwa bari, byanga bikunda ntabwo yabura umuntu umuyitamo. Hanyuma ikibazo nakwibaza se cyananagobaza, ubwo ibyo byo gukomeza kujugunya urucundura, abatwumva nyine muri icyo gihe awa mbere byangaga, mbere yuko ubona undi wari uri nyine warakomeza ugatereta, katubyite gutereta nyine, ugatereta byibuze kugira ngo utavuga ngo njyewe
uyu yabyanze ariko reka nkomeze moving on. nk'uko abantu babizi ngomba kubaganiriza nka entertaining ariko ndi evangeliste. Ngenda ngaruka kuri Bible cyane. Hari amagambo Pawulo yabwiye Abafilipi, ndumva ari ibice 4:12 niba ntibeshye, ababwira ibintu byitwa gukora. Ni amagambo akomeye cyane. Uze kundebera aho ngaho turebe ko twahuje neza kuko mbivuze mu mutwe. Ababwira ngo ikintu cyo gukora. Mu rukundo rero aha Pawulo yabwiraga abantu ngo ntukabe kazitereyemo. Kazitereyemo ni umuntu uri mu kigare gusa utagira intego. Njyewe nakuze ndi umuntu ugira intego. Nari narihaye intego mvuga ngo ku myaka iyi n'iyi nzaba nzi gucuranga senti neza, iyi nzi gucuranga gitari neza, iyi nzaba ndangije primaire, ndangije secondaire, ndangije kaminuza. Ndemera ko ushobora kugira intego z'ubuzima ariko Imana ikazihindura igakora editing, ibintu bikaguhindukana. Ariko se bihindutse wari ufite iki? Hari umuntu usanga ari mu isoko, ari mu rwenya, yava mu rwenya akajya muri match, yava muri match akajya muri Genesed comedy, ugasanga umuntu ntagira ikintu akora. Mu rukundo naho ntabwo ariho ho kubera umunebwe. Ibanga ryo kuzabona umukunzi mubana ukubaka urugo ni ukubanza ukamenya ko n'ubundi niba udashoboye kwihangana, birasa na bimwe twaganire mu matopike ya mbere. Niba udashoboye kwihangana uzubaka urugo gute? Ku rugo rwubakwa n'ijambo rimwe, kwihangana. Ubwo kwihanganira iki? Mu rukundo rero nsubiza ikibazo cyawe wambajije ntaza kukwibagiza. Ugomba kuba indwanyi. Wowe musore uri kunyumva, wowe mukobwa uri kunyumva. Ariko uyu munsi twagarutse ku basore cyane. Uterese umukobwa arakwemereye ko agukunda. 90% y'abakobwa ntago bahakana. 10% niwe ushobora guhita akubwira ati urambabarire. Ntabwo abakobwa 10% nibo bashobora kukubwiza ukuri. 90% arakwemerera. Ariko nubwo akwemereye ntago biba bihagije. Muri 90% harimo 75 bahita bakwemerera. Abandi basigaye ndumva ari 15 gutyo bakakubwira ngo ngiye kubitekerezaho, ariko nabo bakakwemerera nyuma yo kubitekerezaho. Ntago rero bihagije ngo uvuge ngo ubonye umukunzi, ngo ubonye fiancé, ubonye uwo muzabana. Ugomba kuba witeguye. Ngira ngo mbwira abantu bari kutwumva, iyo uherekeje umuntu, ku bantu bagenda n'amaguru badafite imodoka, umuntu ukamukura kuri stade Amahoro umuherekeje mukamanuka za Nyabisindu, ugomba kumuherekeza ariko uzi mu mutwe ko numara kumuherekeza uri bukenera imbaraga zo kukugarura mu rugo. Kantu urakumvise? Niba uherekeje umuntu mukava kuri stade ukajya hakurya ya Nyabisindu aho atuye, ntuteganye imbaraga zo kuza kugaruka kandi wamuherekeje ugenda n'amaguru. Ubwo umenye ko urapfirayo, kuko iyo uherekeje ntago urarana n'uwo waherekeje. Hari aho mugera akagusezeraho akajya mu nzu ye akanagusabira umugisha. Ubwo urarara hanze, ushobora no gupfa. Rero muri uru rukundo rwawe n'uyu mukobwa ugomba kumenya ko uko mubonanye bishobora no kubaho mugatandukana. Hanyuma ukamenya ko nimukomezanya mukageraho mwandika invitation azaba ari imirimo y'Imana. Ariko ukamenya ko no mu bushake bw'Imana mushobora gutandukana. Na invitation mushobora kuza. Icyo gihe rero ni hahandi wageze Nyabisindu ariko ukaba ugomba kugaruka iwawe. Niyo mpamvu rero iyo ufite imbaraga nk'izo, hari abantu bagira deception. Iki kiganiro kizagirira umumaro abantu benshi bari kutwumva. Hari umuntu ugira deception, akazi kagahagarara yakoraga, kunezerwa bigahagarara, kumenya ko Imana ikimukunda bigahagarara. Ugasanga umuntu ngo agiye kumara, ngo yewana ngo nari maranye imyaka 3 ngo mu rukundo n'umukobwa, ngo twasangiye akabisi n'agahiye, ngo tuganira ibintu byinshi, ngo amabanga yanjye yose arayazi, ngo none aranyanze. Ugasanga umuntu ari gushima mu mutwe ngo ubu ngo ngiye kwicara ngo mara imyaka 2 ngo yo kwitekerezaho. Fata pause. Indirimbo y'Imana iravuga ngo iminsi irashira vuba kandi irashira ngo yihuta, ngo kuhita benshi bapfa. You don't have time to waste. Ugomba rero kumenya kwihangana. Umukobwa arakwanze, akoze ubukwe, ni byiza ukabishimira Imana ukamutwerera, ariko ukicara vuba
vuba cyane ukongera ugakomeza urukundo rwawe, ugashaka undi utereta, ukaba inyangamugayo kugeza ubwo ugeze ku mugambi w'Imana. Ariko ubwo urumva ko ugomba kubisengera ukabyereka Imana. Iyo biragije Imana birihuta, ariko iyo byigiriyemo ushobora no kumarana 50 nta kirashoboka. Hari akantu bajyaga bakunda kuvuga cyane cyane abakristo mu rusengero, wenda bakajya bavuga nka pasiteri ari kwigisha nk'ikintu yarangiza bakavuga ati pasita urabambwiriye, ati urabambwiriye, kandi bari kubwirwa nabo arimo. Aka kantu rwose hari ukuntu nkumvishe cyane, abantu nabo bazakumva cyane, kubera ko iyo abantu baricaye bari kuganira kuri story nk'izi ngizi, yaba mu buzima busanzwe no mu mibereho isanzwe, nyine hari challenges nyinshi umuntu yisanga yahuye nazo. Ni ukuvuga ngo hari igihe wibaza, mu minsi yashize twari twize ibintu bijyanye n'umubano ku rusengero, cyangwa se kwiga ibijyanye na relationship, couples yari yateranye kuri church aho nsengera. Bavuga ikintu gikomeye cyane cy'ukuntu umuntu n'urugero mu guhitamo umuntu, na pasiteri ari pasiteri. Ibaza umugore wa pasiteri, pasiteri niwe witangiye ubuhamya ku giti cyavuga ati njyewe umugore wanjye hari igihe ngira gutya nkabona namukosereje, nkahita ngira umutima wo kuvuga ngo mbabarira, ati nakosheje rwose mbabarira. Bivuze iki rero? Niba pasiteri ashobora gutinyuka akagira umutima, kuko pasiteri abantu benshi bamufata nk'umuntu udasanzwe, abenshi nyir'ubutungane, abenshi bamufata nk'umuntu udasanzwe, nk'intungane, kandi abantu nyine baba bakwiye kumuha n'icyo cyizere, kubera ko aba ari umushumba wabo, bakanamugira icyo cyizere. Ariko noneho niba pasiteri ashobora kugira amakosa akora akanaca bugufi, akagira kwihangana akavuga ngo mbabarira, cyangwa se n'umugore bakamukorera amakosa, nawe umugore akamukorera amakosa ntanavuge ngo mbabarira we noneho, bivuze ngo abantu rero tubwirwa muri relationship hari ibintu tuba tutazi, cyane cyane nk'iyo umuntu ari muri dating ugahura n'akantu. Ngiye kera najyaga, ubwo ni ku giti cyane, ngiye hari igihe najyaga mvuga ati hari ibintu ntajya ntorera nyine muri relationship, nkavuga ati hari ibintu ntajya nkikubonaho nkaba ndakuretse. Ni nayo mpamvu buriya amaze imyaka ingana gutya ntarashaka umugore. Ubwo rero hari na bagenzi banjye njye mbona duhuriyeho, mbere y'uko mfata umwanzuro naje gusanga ntago ari ibyo yego utabona ku muntu, ariko ni urugero ushobora kutamubona hibi ukamubona na hibi, wagera ku wundi ukamubona aho wundi byadafite, ariko nawe ugasanga afite ibindi bidafitwe n'ibya wa wundi wa mbere. Bivuze ngo rero ikintu cyitwa kwihangana mu rukundo niyo challenge ya mbere njye nahuye nayo. Rero yivuze ati niba umuntu ataraba tayari mu kwihanganira ikintu kiba mu rukundo, cyakora inshuti yanjye hano ibanza ibishoboye, naho ngiye rwose byari challenge kuri ngiye. Gusa ibintu uvuze kuri relationship no gukomeza mugatereta, hari benshi dukunda kubiganiraho, aho umuhungu yicara nyine akavuga ati nta mafaranga ntaki, ariko nanone ubwo turimo tugenda tunagana no ku musozo, ndagira ngo ubwo iyi ngingo ngiye mba ndi kuyibonamo cyane no kuyikunda cyane. Ese umusore ukunda Imana, umusore usenga wizera Imana, ariko nyine ukiri guca muri rwa rugendo ruva muri 2013 rwawe kugera 2022, ndi kugira ngo nyine wumve iyo situation, uwo musore yatereta, kandi wowe watubwiye ko wanashatse 2017, uwo musore yatereta yishingikirije Imana gusa nta mafaranga afite? Urakoze, kambanze nkore correction. Hari abantu badukurikira basoma Bible cyane, amagambo navuze Pawulo yandikiye Abafilipi 4:12 ni amagambo yo kwihangana, amagambo aryoshye cyane. Nawe ndayagutuye nuyubakiraho iyi televiziyo yawe izarama cyane. Abafilipi 4:12 nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Ijambo uri kuryumva? Isaga ubwo ni ikinyarwanda gikomeye. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Turi kubwira abasore bari gutereta. Abakobwa uyu munsi ntitwabajeho cyane, tuzabavugaho ubutaha. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Ushobora guhabwa keya mu rukundo, ugahabwa urukundo rwuzuye. Ushobora no kurubura. Icyo ngicyo ni kimwe. Ushobora kugira amafaranga, ushobora no kuyabura. Ngiye kuwusoza ntago ari muremure, naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose. Rya jambo ryo kwihangana wavuze ko rigucarenjinga, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena,
shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abanebwe rero mu kwiga Bibiliya akaza akagusomera umurongo umwe gusa ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, ariko ibyo ni ibiki? ari uguhaga, ari ugusonza, ari ugukora ibiki? Ariko nawe uko kwihangana ukigukomeza. Hanyuma rero hari ikibazo warumbajije ngo umusore ngo yatereta gusa ngo Imana ikamwubakira urugo nta kintu afite. Ibitangaza mu rukundo bibaho, ariko njye nk'umuvugabutumwa nshishikariza abantu gukora. Ijambo naryo ndarifite ndaza kuri guha. Ibitangaza mu rukundo byabaho, yes, cyangwa se bibaho, ariko icyo ubwira abantu ni ugukora. Imana ikorera ibitangaza umuntu ukora, kuko Imana idukorera ibitangaza ishingiye ku nkingi eshatu. Inkingi ya gatatu ni igitangaza Imana igukorera, ubwo ni end product abantu bakakibona. Ariko inkingi ya kabiri ni ishuri Imana yakwigishije ku icyo gitangaza. Inkingi ibanza ya mbere ni ubuhamya n'amateka Imana ikubakira ku icyo gitangaza. Nashatse amafaranga ndi umushomeri, ndakubitika, ndahondagurika, ndagerageza, ndakora, ibintu bigenda byanga. Ayo ni amateka Imana iri kukubakira n'ubuhamya ku gitangaza igiye kugukorera. Imana iza kunyigisha ukuntu abantu bashobora kugenda bafasha umuntu mu gihe nari ntaragera ku mugambi wayo. Nkabona umuntu umpa 2, nkabona umuntu umpa 3, gutyo gutyo. Hanyuma nza kugeraho Imana inkorera icyo yavuganye nanjye, impa umugore, impa akazi, Imana ingirira neza, irantabara. Igitangaza kirimo ni ikihe? Ni umuntu Imana yahaye akazi cyangwa ikamuha igishoro agacuruza, ikamuha umugore mwiza yari yarabimubwiye. Icyo ni igitangaza kivutsemo. Ariko mbere y'uko icyo gitangaza kigerwaho, hari umuntu watangiye gukora, akirirwa agenda ashakisha agahiga, agatahana ubusa, ariko yagiye hehe? Gukora. Imana iri kubaka amateka n'ubuhamya bwa wa muntu azabwira abantu bwitwa gukora. Hanyuma kabiri, hari ibyo Bibiliya yita ibikona byazaniraga Eliya ibyo kurya ku kagezi. Muri uko kugenda ashakisha, nkahura n'abantu Imana ikoresheje, bamwe bakampa amafaranga yo kurya. Cyo ni igitangaza, ariko kitaragera ku gitangaza burundu Imana yavuganye nawe. Rimwe na rimwe Imana ikamfasha, nkabona naho nikorera umufuka w'amakara. Hanyuma hashize nk'imyaka 4, cya kintu Imana yavuganye nanjye yaragikoze. Mpura n'umukobwa arankunda, nta n'ikintu ndagira. Igihe cyo gukora ko Imana kiregereje, ariko ibanje kuzana umukobwa. Imana itangira guhemba umuntu wayumviye mu gihe cya teste, ntajye kwicira inzira ngo yibe agire gute. Umukobwa nkunze, ngiye kubona mbonye n'igishoro, ngiye Dubai cyangwa se ngiye na Rubavu, ndangura imari runguka. None ubu ndi umukire, mfite imodoka. Igitangaza gihari ni iki? Uri umukire, ufite imodoka, inzu n'umugore Imana yaguhaye. Ariko ubuhamya burimo ni ubuhe? Imana yagiye ikoresha ibikona mbere yo gutabarwa, ukabona nibura n'umuntu waguha ijana ukarirarira ukabaho ntiwapfuye. Hanyuma ishuri ririmo ni irihe? Imana yanyigishije kwihangana, kandi nyigisha no gukora. Rero kuri njyewe Imana ikora ibitangaza, ariko kwicara mu rugo ngo utegereje Imana ukajya ureba mu bicu nk'aho ari indege iri burandinga iwawe, ntabwo mbyemera. Ahubwo Imana igomba kugutabara, ariko ikagusanga mu kazi ukora, kandi ugakora igishoboka cyose, ntusuzugura akazi. Hanyuma ubwo dusoza, ndi kugira ngo ntandukanyirize, ni ikibazo cya nyuma, sinzi wenda hashobora kuba ari ikindi kintu wakongeraho ku bintu tuvuze, cyangwa se tuvuze twavugaga, kugira ngo wenda mbaze ikibazo cya nyuma, ariko bibaye ntacyo nabaza iki kibazo. Dusoza natangiye nkubaza ikibazo kivuga ngo iyo urebye ibyo wagezeho, imibereho yawe no gukora kwawe no kubaho kwawe, ubona Imana ifitemo kangahe ku ijana, wowe ufite kangahe ku ijana kawe? Bintandukanyirize n'umuntu wumvisha ukuntu dushoje ikiganiro, kurumva ko dushoje ikiganiro ushishikariza abantu gukora. Ubwo byaba bihurira hehe, byaba bitandukanira hehe, kugira ngo ejo atazicara avuga ngo Imana niyo ikora ibintu byanjye, noneho akicara agategereza, kubera ko nyine wowe nta ruhare wabigizemo, Imana yabikoze nta ruhare wabigizemo. Ariko noneho tugasoza avuga ati se noneho ko bambwiye bati ngiye nkwiye gukora, nyine ako kantu gakureho doubt cyangwa se urujijo gakuremo, kugira ngo dusoze
tunashishikariza abantu gukurikira ibi biganiro kubera ko mba numva neza ko biba ari inyigisho cyane kuruta uko tubwiriza, kandi biba ari n'ibiganiro byiza bifite icyo bifasha umuntu, kuko buriya abenshi ngewe ku giti cyanjye ni ngewe ugenda ukuramo utuntu twanjye. Niyo buriya abantu bigisha bakunda kuvuga ngo niyo buriya umuntu umwe gusa, umwe wenyine mu bintu wakoze yagira impact akura mu bintu wakoze, iyo impact yazayifashisha ubuzima bwe kuzageza no ku bandi bantu bandi. Niyo mpamvu rero nanjye mba nishimira ibi bintu tuba twakoze, kubera ko nge hari ibyo ngenda nigiramo kuruta uko abandi bantu wenda babyumva. Ubwo ababyumva abandi kimwe nkanjye, Imana ishimwe, abatabyumva muzabyumvira mu bindi biganiro. Abaduteze amatwi bafite umugisha wo kuba bari kuganira na Evangeliste. Nkunda gutanga references cyane. Ntago uzakizwa ntuzakomera udasoma ijambo ry'Imana. Umuntu twumva rero yandike Abatesalonike ba 2 ibice 3 ku murongo wa 11. Uyu murongo nawo awibikeho, ndawusoma nirukanka mpita ngusubiza uburyo mbona Imana ikorana nanjye. Twumvise yuko hari bamwe muri mwe bagenda bica gahunda batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero abameze batyo turabategeka tubihanangiriza mu Mwami Yesu Kristo gukorana ituza, ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Amen. Imirimo y'Imana rero irahari, Imana ikora ibitangaza, ariko uruhari rwacu nuruye. Ngewe Imana yangiriye neza, Imana impa umwuka wera, Imana ingira umunyamasengesho, ingira umuvugabutumwa, yajyaga imbwira igikundiro ikambwira kuzenguruka igihugu n'isi. Ubu igihugu ndi kukizenguruka wasanga isi ari ikurikiyeho mvuga ubutumwa. Ibyo bintu byose ngira ngo Imana arabizi, niwe wirirwa atunganya za videos zitandukanye. Imana rero irakora, ariko Imana ikunda abantu baba inshuti nayo zuzuye. Inshuti zuzuye z'Imana nizihe? N'abantu bazi icyo gukora. Uruhare rw'Imana ni 100%, ariko mu 100% nawe ushobora gufatamo rimwe ryo kuba aho ugomba kuba uri. Ngewe Imana ibintu byanjye byose ni Imana ibikora 100% kuko iba yaranabimbwiye. Ariko uruhare rwanjye nk'uko wambajije ni uko ngomba kuba aho Imana ishaka komba. Umuntu uri kutwumva rero, Imana irakora kandi irashoboye, ariko ba aho ugomba kuba. Ndabinyuramo nihuta. Aho ugomba kuba biterwa n'imyaka ufite. Niba uri umwana ukivuka, ugomba kuba uri kurerwa. Niba ugomba kuba uri muri nasari, ugomba kujyayo. Ibyo bibazwa ababyeyi bawe kuko ntiwakwijyana muri nasari. Niba ugomba kuba uri muri primary kugera muri P ya 3, ugomba kujyayo. Mbibutse ko hari igihe tujya umuntu akubwira ati nsengera umwana wanjye yarwaye kandi kwa muganga uburwayi bwarabuze. Wajya gusenga ukumva Imana yakubwiye turiya mugabo cyangwa uriya mugore yarananiye, biramusaba ko yihana kugira ngo uriya mwana wakire. Hari ibyo Imana ibaza ababyeyi ku bana bitewe n'icyiciro abana barimo, ariko guhera muri P4 ugomba kumenya aho ugomba kuba uri, kuko umuntu uri muri P4 arumva. Muri P4 ugomba kuba uri ku ishuri. Imana iraza kukugirira neza iguha amanota wigutsinde, ariko uri ku ishuri. Muri segonderi uraba ku ishuri. Niba wararangije kwiga uraba ku kazi. Urangije kwiga segonderi cyangwa kaminuza, utakazi karabuze, kudepoza byaragoranye, usenze Imana uyisabye akazi. Ubundi urarangije ugiye mu rugo uraryamye, kandi uryamye muri ghetto yishyurwa buri kwezi. Nta wundi muntu wo kugufasha ufite warangije kaminuza. Senze Imana uyisabye akazi, ariko wowe aho ugomba kuba niho uri. Aba bakazitereyemo Paulo yavugaga ni abantu batagira gahunda. Rero MC Imana irakora. Urumva ngiye ndimo ndakubwira ko akazi nkora ari Imana yakampaye. Urumva ko Imana ikora. Urugo mfite ni Imana yarumpaye. Ariko mu buzima bwanjye abantu tuziranye twabanye, haba ku ishuri haba mu biraka, ntabwo ndi umunebwe. Ntago rero Imana ikunda abanebwe. Umunebwe ni inde rero? Ni umuntu utaraho agomba kuba ari igihe agomba kuba hari. Niba ari ugusenga jya gusenga. Niba ari igihe cyo gukora ukaba wararangije kaminuza ufite PhD ukaba utarabona akazi kajyanye n'amashuri ufite,
jya mu biraka, shyira mu isarubeti, ntago PhD yanditse mu gahanga, ujye aho bari guhereza amatafari uhereze. Nuva guhereza usenga Imana uvuge ngo ibyo twabujijwe na Pawulo byo kutaba kazitereyemo nabyubahirije, mvuye guhereza, mvuye mu kiyede. Wongere wibuke ko ufitanye nanjye isezerano ryo kuntabara. Hari igihe rero abantu tubigisha tukabigisha nabi, ndumva mwacecetse banza muri gufashwa cyane. Hari igihe abantu tubigisha imirimo y'Imana, Imana irakora, ariko uruhare rwacu twebwe nuko tugomba kuba turi ahantu Imana ishaka ko tuba. Ukamenya ngo iyi ni isaha y'abantu bagomba kuba bari gukora. Ndangije kaminuza nta kazi mfite, ndajya mu bari guhereza amatafari, nanjye mpereze nk'abandi. Nta diplome ndaba mfite mu gahanga ngo abantu baranseka, kandi niyo baguseka nta kibazo. Wava kuyahereza kuko amasaha y'akazi nawe uvuye gukora, ubwo ugeze muri time of prayers, ukajya gusenga ukabwira Imana, mvuye guhereza amatafari ariko urabizi ko mfite degree, ndakwibutsa ko ugomba kuntabara. Uwiteka Imana agenda azamura umuntu amukura ahantu ari, ariko yamubonye mu mugambi we aho agomba kuba. Wari umuyede, ejo akaba inginiya, ejo akaba project manager, ejo akayobora NGO n'ibindi byinshi bitandukanye. Yego, abantu reka tubashimire kuri uyu mwanya utari muto tuba twafashe tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Niba ikiganiro wakirebye ukumva hari icyo kigufashije, twarakubwiye ati ujya muri comment ukoremo comment yawe tubunganire, kubera ko ntago tuba turi kubatsindagira, ntabwo tuba tujya ngo tuhane inyunganizi. Ukore like, uduhe igitekerezo, unakore subscribe, ni motivation tuba tugusaba kugira ngo ibyo dukora nyine turebe ko mwabyumvisha cyangwa se bifite icyo bibamariye. Kuko bidafite icyo bibamariye natwe ntacyo byaba bitumariye ko tubikora kugira ngo mwe mubikonsuming. Mutabikonsuminze natwe ubwo ntacyo byaba bidufashije. So rero kadubashimire, twizere ko no mu biganiro byacu by'ubutaha tuzaba turi kumwe, kandi Evangeliste we turahorana, nizere ko nawe n'ubutane tugukenera nawe tuzakubona niba ntacyo bitwaye. Ndabashimiye namwe kubw'uyu mwanya. Twe turabavuga butumwa, iyo tubonye ahantu tuvuga Imana niyo yaba ari iminota 2, ni amahirwe nkanjye Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa. Iyo mbonye aba bantu bose batuye isi turi kuganira Imana muri uyu mwanya, aba ari amahirwe. Iyo mbabonye namwe ku televiziyo yanyu, aba ari amahirwe. Ikiraka cyanjye nuko nkorera Imana, kuko njyewe namaze kwisobanukirwa. Ubutaha tuzaganira ku kintu cyitwa kwisobanukirwa, tuganire ku kintu cyitwa kuba ahantu ugomba kuba no gukora ibyo Imana ishaka no kubera abandi umugisha. Ariko namaze kwisobanukirwa, menya ko Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa. Iyo mbonye rero aho mvuga ubutumwa, ikiraka cyanjye, isezerano ryanjye n'Imana mba ndikoze, ubundi nayo igasigara imenya uko ngomba kubaho. Izo uburyo umuvuga butumwa utayibeshya agomba kubaho, ngo n'abari kunyumva bavuga ubutumwa babimenye. Si ngombwa ngo ujye kwishyuza wavuze ubutumwa. Vuga ubutumwa neza, nibyo nakubwiye ko Imana yambwiye ngo fata isuka mpinge, ibindi zabibazwa. Vuga ubutumwa neza, nurangiza ukora inshingano zawe. Niba ufite akazi ugakore neza, imibereho yawe Imana izayibazwa. Ndabashimiye rero, Imana ibaha umugisha. N'ubutaha ni mu nkenera, gahunda yo kuvuga Imana neza niyo narahiye. Murakoze.